Sabrina ni izina rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Hablen, nanone kandi uzasanga mu Cyongereza rifite inkomoko kuri Severne, akaba ari umugezi uba mu Bwongereza. Iyo ushakishije icyo iri zina risobanuye usanga bivuga umuntu ugenda buhoro, cyangwa se ugasanga ari naho bisobanuye inkombe. Hamwe uzasanga bandika izina Sabrina nka Sabrenia, abandi bandike Sabrene, abandi bandike Sabriane, abandi bandike Sabrine, abandi bandike amazina menshi kandi mu buryo bugiye butandukanye nk'ubu ngubu, ariko akenshi uzasanga bose bagiye bahuriye ku bintu bimwe. Bimwe mu biranga rero ba Sabrina, akenshi uzasanga ari abantu bakunzwe. Ba Sabrina ni abantu bakunzwe cyane, ni abantu bazi gusabana ndetse no kubana n'abandi, kandi ni abantu bitwara ndetse bagakunda n'ibirori cyane. Aho Sabrina rero ngo buriya ari hose ni umuntu ukunda ubuzima bworoshye, ntabwo akunda umuntu umutegeka cyangwa se ngo abe yamushyiraho igitutu, kuko buriya ngo Sabrina ukimuzanaho rwose igitutu hari ukuntu usanga inzira zanyu mwembe zitangiye gutandukana. Ni abantu bazi gucunga ifaranga, ntabwo atagaguza, ahubwo akenshi usanga amafaranga yiwe aba yapangiye, kuko ngo buriya ngo buri kintu cyose ari bukore Sabrine aba yamekinze sure ko kiza kuba kiri mu murongo w'ibyo ateganya. Ubucuruzi rero buramuhira ngo, kandi kubera ko ari umuntu ukundana n'abantu cyangwa se ukundwa n'abantu benshi, ngo buriya nta kintu akora ngo kijye cyanga. Sabrina uzasanga iyo umukoreye ikosa cyangwa amakosa, umujinya we ngo buriya uhita ugaragara cyane, kuko umujinya wabo ukunze kuba hafi cyane, agahita yakugaragariza amarangamutima ye yose. Ba Sabrina uzasanga ari abantu bakunze kwiga ibintu bijyanye n'ubukungu, ibintu bijyanye n'ubujyanama, amategeko n'ibindi bituma Sabrina ahura n'abantu benshi cyane mu buzima bwe. Ngubwo ubusobanuro bw'izina Sabrina ryacu ry'uyu munsi.